Hello everyone, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza nubwo gripe yanyishe muri hanganira ijwi ryanjye. Uyu munsi rero ngiye kubereka mask wakoresha igihe nyine ubona ukeneye gukora mask yo mu maso. Rero muri kubona ko ingredient twari dufite ni umuceri n'ubuki. Rero umuceri hano nabanjije ndawuronga neza mu mazi ya mbere. Urawuronga kugira ngo ubone ko umwanda washizeho. Amazi y'umweru nayo ni meza, ariko aya ngaya yo byari kubanza kuyamena kugira ngo umuceri tuwuronge neza, kuko ni ibintu bigiye kujya kuri skin, kandi urumva ni mask ntayo igomba kuba irimo n'utuntu na dukeya. Rero urawuronga ukawuronga gusa amazi ya gatatu iyo uyamennye biba birangiye. Aha ngaha byari mu ya kabiri, rero ndawuronga neza guys. Mukora ko ari umuceri mukeya cyane, ntago ushobora no kugura n'uwo ugiye guteka ugakora ibiyiko bibiri, biba bihagije ukawuronga. Rero mukubona ko nawuronze nkagemera nk'uri no kukuraho twa tuntu twasigaye. Hanyuma ubwo ngubwo amazi ya kabiri nayo mukubona ko nahise nyamena. Urumva harasigaye gushyiramo andi mazi ya gatatu kugira ngo tumakinge sure ko umuceri wacu umeze neza, ubunyugujwe neza. Mukuru ukuntu ayo mazi asa, arasa neza. Ayo ngayo yo urumva ngiye kuyamena kugira ngo tubone uko dutegura umuceri wacu. Rero nyuma yo kuyamena ayo mazi, banza usukure agasafuriya ugiye gutekeramo, umakinge sure ko gasa neza, ukunyuguze nubwo wayogeje ukuntu sinzi n'utuzizi dushobora kujyamo, nyine making sure ko hariho isuku ihagije kugira ngo ya mask ugiye gukora ntibe yakubera ahubwo intandaro yo kuba warwara nk'ibiheri. Urumva kugira ngo wirinde iyo ntandaro yose ni ugukoresha isuku ihagije mu gutegura ino mask ikozwe mu muceri. Urikubona ko nahise mbona hasigayemo uduceri nshyiramo tuno tuzi kugira ngo ntukuremo neza kakantu ndakunyuguza, kuko nari ngiye nkawusubizamo umajije kuva ku mbabura, kuva kuri gas byose ni kimwe. Rero namajije kukunyuguza nako ngatereka ku ruhande. Mita mbanza gutegura blender, kuko twagombaga ku brandinga kugira ngo ntuzi ari ibiheri. Rero umva rese ntegura blender, nkunda gutegura ibintu before yuko mbikoresha. Pana bya ndi murajya guteka ugasanga nibwo ukata igitunguru ku mavuta yacamutse. Rero mbaca kwanza guprepara utuntu twose neza kugira ngo ibindi bitungane. Nzampita brandinga, nta byo kujya gushaka blender, nta byo kujya gushaka ibintu byose. Rero ndabitunganya mbaza kumakinga sure ko imeze neza. Rero wa muceri ubwo nawo wari uri mushya, urumva rero ntago nahindiriye ngo umuceri ushyemo ne gukora ibyo, nawuteretse mbanza gutunganya blender maza kuyigira. Rero umuceri wacu nakomeje kuwuteka, nubwo wawuhisha ku kigero cya 80% nta kibazo, ariko nka gutya wari ugikocagurika nawuretse ngo ubanze ushye neza. Wahiye ku kigero cya 80%, rero ntabwo wahengusaye, nibwo nawushize muri ya blender yacu. Noneho utuzi two mu muceri ntabwo tumena, twa tuzi tuba turi hejuru ntabwo utumenena, kuko tugufasha ko nibijya muri blender igihe ukeneye utuntu tw'amazi ntushyiremo amazi buzi, ushyiremo ya mazi y'amazi y'umuceri. Rero nahise brandinga, mbona biri kugenda bimera neza. Ngira ngo namwe muri kubibona. Nanze gupfundura kugira ngo bidahita bizamuka, urumva byari bigishyushye, urindira ko bihora mu gake. Hano byari bimajije gutungana, nibwo nahise nzana ka gasorori nako namajije kunyuguza neza, shyiramo wa muceri twatogosheje. Ntago utogosanya umunyu, nta kintu kimwe utogosanya, nta mavuta, mbese umuceri kwawo niwo utogosa wonyine. Please utazashyiramo umunyu, kuko ntago umunyu ari mwiza ku ruhu rwo mu maso. Rero nahise ngushyira muri ka kantu kacu kari gafite isuku. Hanyuma ubuki, rero ntago umuntu akenera ubuki bwinshi, ukenera ubuki bukeya. Nakoresheje hano ibiyiko bibiri, uko nako ni kakayiko gatoya ko ku meza. Rero nakoresheje utiko tubiri, ndangije ndavanga neza. Guys, ubuki ni bwa buki buva bahita gute,
Nyungwe. Ubuki buraryoha, umva nimero yabo ubutaha nzayishyiraho ku yindi video nakoreshejemo ubuki. Ubu buki ni umwimerere, ntabwo ari bwa bundi buba bwaciye mu nganda, bwo barabuyungurura gusa, nta kindi kintu bakora, bayungurura bya bintu by'ibiheri, hanyuma ubu buki umva buba buryoshye. Aba ari umunyarwanda, ku bantu bafite abana mukeneye abana, ubuki ntabwo umwana utagira umwaka ntabwo bwemerewe, ariko b'abana ushobora kumushyira mu mugati, bari abana bakuru ushobora kumushyira mu mugati, ushobora kumushyira mu cyayi, whatever, igihe wumva wowe isukari udashaka ko ijya mu cyayi cy'umwana, ubu buki burizewe, wabukoresha. Video itaha nzashyiraho nimero yawo muyibone kugira ngo mujye wa contact babazaniye. So ntatinze rero nabanje kujya koga. Iyo ugiye gukora ino nuza uwoga mu maso n'isabune, uko ukikesha gukuraho imyanda yose. Nyuma yo koga ukagaruka wihanaguye. Rero ngibi bya bintu nabanje no kuryaho, byari biryoshye cyane kubera ko harimo ubuki n'umuceri, of course biraryoshye. Nibwo ndatangiye ku applyinga kuri skin, nibwo nashyize kuri skin banjye arimo ararira, sorry, nibwo nashyize kuri skin wa muceri wacu, muri kubibona. Ushobora kuba wakoze gakeya, ariko ugera umva nakoze mwinshi mo gake, kandi namwe mwabonye ko ari nk'ibiko 3, ariko uyu muceri ukuntu abonye ubyimba waranasagutseho mukeya, kandi mwabonye ukuntu wanganaga. Mwe mujye mukoresha ibiyiko 2 kugira ujye kusangira undi muntu nyine nawe ari buze gukenera iyo mask. Rero nahise nkomeza gusiga mu maso, ariko mbona ndimo ndasiga dukeya, kandi nabonaga bigihari ari byinshi. So kuba washyiraho bikeya nari bako, no kuba washyiraho byinshi nabyo nta kibazo, nta mategeko abihana. Ibi bintu rero biba bimeze gutyo, numva nyine ubumva ko biri kujya kuri skin, biri kwinjira mu ruhu, nyine bifite ikintu biri gukora pe. Rero utegereza iminota 30 ukabona kubyoga n'amazi akonje, akonje cyane, yaba akazuyaza ntaribe, ariko akonje byaba byiza kurutaho. Kandi ni byiza rwose gukora mask igihe ukeneye agahu keza kanyerera nyine. Nyine uba ugomba gukora mask kenshi gashoboka. Rero muri kubona ko nuko waba uri gukora nka massage, kuba nabikoragaho cyane nuko nawe waba uri gukora nka massage, ariko mask ntikeneye massage. Niyo mpamvu ndagendaga nongeraho ibindi, meze nk'uri gutapinga ku ruhu, meze nyine nk'uri kugira ngo byinjire. Gusa nubwo utabikora ugahita wikoreramo utundi tuntu, ukaba wayisize mu maso ugatangira kwigira mu turimo tundi, nabyo nta kibazo. Rero muri kubona ko umva bitagoye umuntu rwose, ntuzongeye guhendwa ujya hariya mu mujyi kugura mask y'ibihumbi 10 kuzamura kuri bingahe simbizi, hari zigura kenza, hari zigura ngahe. Umva ufite umuceri, fata ku ugiye gutekaho ibiyiko 2, si byinshi pe, ukore kano kantu. Kandi noneho ntibagiwe, hari igihe abantu bashobora badafite ubuki, igihe udafite ubuki nabwo urabikora. N'ubundi nabwo birakora, kuko umuceri ufite haba ku musatsi, umuceri ni uwa mbere, haba si uwa mbere ariko nawo ufite uruhare rwinshi, amazi y'umuceri ibiki. Rero no kuri face yawe umuceri rwose ntukabure. Kuraho ibiko 2 kugiye guteka, hanyuma nyine ubikoreshe. Si ngombwa ko waba ufite ubuki gusa, ahubwo uba ufite ni byiza, ariko numba utabufite nabwo nta kibazo. Rero nakomeje kugenda nongeraho byinshi kugira ngo mbimare, biranafashe byinshi cyane. Gusa ugiye ko nabyumvise utanzanya nkomeza nkore byinshi, kuno kuntu byagiyeho byase bimera nyine nk'ikisi, ni nka mask nyine burundu. Gusa n'ubu ufite umuceri muke nabwo ntibizakubuze kubikora, ariko n'ubu ufite mwinshi ntari dore kuntu byagera bimeze nk'ibiri gukururuka, nimba ariko ndabyita, bimeze nk'irimo elastique, nimba elastique. Rero mba nakomeje gukina nabyo ariko nyine mbizi neza ko ndi gukora nk'akamassage, nta kibazo bitwaye. Rero guys, byarangiye bibaye byiza. See the skin, umva byasaga neza, uruhu rwasaga neza, mujya muri kubibona. Nahise nisigaho amavuta bisanzwe, ariko muri kuno uruhu ruri kuyaga. Uko natangiye mwabibonaga, kandi n'ubundi hariho ino ring light, iri tara ryariho, mutavuga ngo ni itara ryabiteye, nabwo nayindi ku itara, ariko harimo difference. So ukoze iminsi 7
wabona nawe resulta nziza. Nimba ari bwo ugiye kubigerageza bihera uyu munsi, wirebe mu minsi 7 ese bizaba bimeze gute. Guys, mwakoze kuri video zanjye, nakagaruka, ndabakunda cyane. Imana ikomeze kuba umugisha, ibaha n'amafaranga. Imana ibahezagire, mva muri abantu bakomeye cyane. Ubutaha muzareba na video yanjye, abatarayikinze murayikinga, musubscribing. Bye.